inama y'umunsi. Hariho umukobwa umwe wikoraga umwuga w'uburaya, aza guhura n'umusore barakundana. Umusore amusaba ko yava mu mwuga w'uburaya. Umukobwa ntiyatinze kumwumva kuko nawe yamukundaga, kubera yuko uwo mukobwa yari yabiteganyirije. Yihanganye ukwezi kwa mbere koko akuvamo, n'ukwa kabiri akuvamo, ukwa gatatu akuvamo. Abakobwa muzi ibyo ndi kuvuga. Ariko agejeje mu kwezi kwa kane asanga nta padi afite zamushiranye. Izo padi abona ko yazikuraga muri wa mwuga we. Arangije ahamagara sheri we, aramubwira ati sheri wanjye ko mfite ikibazo kinkomereye, nkaba nagiye mu kwezi, uramfasha iki? Ese uranyemurira iki kibazo? Umusore aricara apfunda umutwe hirya no hino, abura igisubizo. Agerageza no kuguza inshuti ze, zanga kumuguriza, ikibazo nticyakemuka. Umukobwa arangije aramubwira ati dore cya kintu cyatumaga nk'uri umwuga w'uburaya ni iki ngiki, kubera yuko nanze kubaho mfite uwo nsaba. Kandi si byiza yuko buri muntu wese abona ikibazo ufite. ubwira ati iki nicyo cyatumaga nk'uri umwuga w'uburaya, kubera yuko nabonaga nawe umuntu wo gutakira mfite, none nawe nari mbonye ntubashije kunyemurira ikibazo cyanjye. Ese ndabahoye? Umusore akimara kubyumva byaje kurangira yiyahuye kandi agize n'agahinda, bitewe n'uko ananiwe kuba yasipendinga padi zonyine. Yibaza niba azabasha kuba yasipendinga igihe azamara ari kumwe nawe, niba azamumenyera ibyo kurya. Arabyibaza abiburira igisubizo. Gusa nyine ndavuga byinshi cyane kuri iyi nkuru, kubera yuko umukobwa ajya kuyimbwira yaravuze ngo byaje kurangira koko nsubiye mu mwuga w'uburaya, ariko nyuma ngira agahinda kuko uwo nari narakunze, nari narihebeye, agiye kubera ngiye. Rero si byiza ko umuntu wese abaho ubizi, kandi tekereza kabiri. Uwo usaba hari igihe ari we wifuza kukurimbura. Mwari muri kubana dufite Imana Gilbert. Amakuru agezweho muri iki gitondo, dore yuko ari amakuru twakusanyije mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi turaza kuba twavuga impande n'impande, dore yuko noneho uyu munsi nta yindi nkuru tugiye kuba twavugaho uretse inkuru ya Dr Benjamin Manirakiza, aho Benjamin umuvugizi wa RIB yaje kuba yakongera kugaruka kuri kiriya cyaha, anasobanurira aho uko icyaha gitegurwa ndetse n'uko gikorwa, anasobanura ibihano byacyo. Dr Bikeri yaravuze ngo yuko iyo umuntu wese ugerageje kuba yaha undi ndetse akagerageza no kuba yarangira kugira ngo bakoreshe imibonano mpuzabitsina bayikorera undi ku nyungu rusange, icyo ni icyaha umuntu aba akoze, gishobora guhanwa kandi kigahanishwa igifungo cy'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5.
umuvugizi wa RIB yarongera aravuga ngo ndetse n'ihazabu y'amafaranga atari munsi ya miliyoni 3 ariko zitarenze 5. Umuvugizi wa RIB akaba yongeye kwihanangiriza urubyiruko rutanga pasi cyangwa se fraude, arubwira ati ibi nabyo bigize icyaha. Naho mu karere ka Rusizi abagera kuri 3 bamaze gufatwa, aho bakurikiranwe n'inzego z'ubutegetsi bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba amafaranga, ndetse bakanagenda batuburira abantu bitewe n'uko icyo cyaha baba bagipanze. Ariko ikintu mboneyeho kuba nabanza gusaba, nta kuntu umuntu w'umudogiteri ufite PhD wize kaminuza akava no kuri kaminuza akarinda agera aho aba dogiteri, ntugira ngo nongere kuba navugaho iki kintu. Arega hari abantu benshi cyane bafunzwe batazi icyo bafungiwe, hari n'abandi bafunzwe benda kugwa muri gereza kubera icyaha. Ariko reka twemere kuko icyo cyaha kiba cyakozwe. Ariko se fata umuntu nka dogiteri none utarize no mu Rwanda, sibyo? Wenda yaba agasuzumwa mu mutwe, kuko ntabwo dogiteri bikwiriye yuko afata abana ku ngufu, dore yuko ubu ubushinjacyaha bwongeye kugaruka kuri dogiteri Benjamin buvuga yuko noneho yakoreshaga abana, uwamuhaye akamuha 40,000, uwamuzanye akamuha 50,000. Ariko twebwe dushyize mu nyurabwenge ndetse tukanashyira no mu ntekerezo, twasanga dogiteri atari agakwiriye kuba yafata abana ku ngufu, kubera yuko ashobora kuba afite ikibazo cy'imitekerereze. Ariko gusa reka izo ngingo z'amakuru tuzivuganagureho, tugire n'ikindi tuvugaho. Gusa hari ikintu nshaka kuba navugaho ku nkuru yanjye njyewe umuntu yamaye kugira ngo nzayimutangire. Ni umuntu umwe yarampamagaye kuri telefone arambwira ngo nujya gutanga iyi nkuru uzayitanga, ariko uzirinde kuba wavuga amazina yanjye. Nta yindi iyo nkuru ngiye kuba navugaho, ni inkuru y'umugabo umwe washatse umugore, akimara kumushaka amushaka afite umwana, ariko noneho uwo mugore ashatse aza navuga ngo reka nkoreshe ijambo umugabo yakoresheje, kuko yavuze yuko ari igihanda Imana yari imuhaye mu buzima bwe. Noneho ikintu kibabaza uwo mugabo ni uko mu myaka 15 yose bamaranye, inarenga 10, atigeze abyarana n'uwo mugore, ahubwo usanga wa mwana yazanye arimo aramuraza hagati ye ndetse n'umugore we. Akibaza ukuntu umwana ufite imyaka 18 arara hagati y'ababyeyi, bikamucanga. Ni inkuru ndi kuvugaho mfite agahinda kenshi cyane, kuko uwo muntu yambwiye ngo nyivuge mbabaye cyane kandi ngaragaza agahinda, kuko yanaboneyeho no kuba yatabaza, kuko biramutse bidakozwe umuntu ashobora kuba yabihuriramo n'ikibazo, kubera yuko iyi nkuru njya kuyivuga yambwiye ngo mu kuyivuga kwawe uzanarenzeho unavuge ngo ndamutse natabawe, kuko iyi nkuru nuyivugaho banyurayo abanzi neza bazahita bamenya yuko ari njye uri kuvuga, baze no kundeba. Arangije arambwira ngo ikintu kimbabaza mu buzima nuko nakoze buri kimwe cyose kugira ngo ndebe ko hari icyo nageraho, ariko yanagerageje no kuba yafata uwo mwana. Ubutumwa ni umwana ageze mu mwaka wa 5 segonderi, ariko aracyarara hagati y'ababyeyi. Nta kintu akora kugira ngo umugore abeho, nta kintu atakora kugira ngo umugore abeho yishimye, ariko ugasanga n'ubundi ni successful, ni approved. Ntabwo umugore yishimiye
uwo mugabo, kuko umugabo we ajya kumbwira yarambwiye ngo kandi ikigeretse kuri icyo, nujya kuvuga iyi nkuru yanjye uzanavuge yuko iyo ngerageje kuba nagira icyo nkora cyangwa se nagira icyo musaba, ambwira ngo uzajye kubyara mu gasozi umuzane nzamukura, kuko njyewe simeze kuzigera mbyarana nawe. Kuko dore yuko yaravuze ngo iminsi yose nzamarana nawe nutanyica nzakwica. Akaba arimo aratabaza anishinganisha, kuko bitabaye ibyo ngibyo kuba muzi, urumva iyi nkuru yose akumva amuzi, amube hafi, kuko nimutamuba hafi muraza kwikangura, asigaye ahantu habi kandi yabuze n'uwo yatakira, bitewe n'agahinda, kuko ashenguwe n'umutima wo kuba arara hanze kandi yarubatse inzu, ashenguwe n'agahinda ko kuba yitwa umugabo mu rugo gusa, yagera hanze akitwa imbwa, kandi amutunze agatunga n'umwana we. Inama y'umunsi: hariho umukobwa umwe wikoraga umwuga w'uburaya, aza guhura n'umusore barakundana, umusore amusaba ko yava mu mwuga w'uburaya, umukobwa ntiyatinze kumwumva kuko nawe yamukundaga, kubera yuko uwo mukobwa yari yabiteganyirije, yihanganye ukwezi kwa mbere koko akuvamo, n'ukwa kabiri akuvamo, ukwa gatatu akuvamo, abakobwa muzi ibyo ndi kuvuga, ariko agejeje mu kwezi kwa kane asanga nta padi afite zamushiranye. Izo padi abona ko yazikuraga muri wa mwuga we, arangije ahamagara sheri we, aramubwira ati sheri wanjye ko mfite ikibazo kinkomereye, nkaba nagiye mu kwezi, uramfasha iki? Ese uranyemura iki kibazo? Umusore aricara apfunda umutwe hirya no hino, abura igisubizo, agerageza no kuguza inshuti ze, zanga kumuguriza ikibazo nticyakemuka. Umukobwa arangije aramubwira ati dore cya kintu cyatumaga nkora umwuga w'uburaya ni iki ngiki, kubera yuko nanze kubaho mfite uwo nsaba, kandi si byiza yuko buri muntu wese abona ikibazo ufite. Ubwira ati iki nicyo cyatumaga nkora umwuga w'uburaya, kubera yuko nabonaga nawe umuntu wo gutakira mfite, none nawe nari mbonye ntubashije kunyemurira ikibazo cyanjye, ese ndabahute? Umusore akimara kubyumva, byaje kurangira yiyahuye kandi agize n'agahinda, bitewe n'uko ananiwe kuba yasipendinga padi zonyine. Yibaza niba azabasha kuba yasipendinga igihe azamara ari kumwe nawe, niba azamumenyera ibyo kurya, arabyibaza abiburira igisubizo. Gusa nyine ndavuga byinshi cyane kuri iyi nkuru, kubera yuko umukobwa ajya kuyimbwira yaravuze ngo
byaje kurangira koko nsubiye mu mwuga w'uburaya, ariko nyuma ngira agahinda kuko uwo nari narakunze nari narihebeye agiye kubera ngiye. Rero si byiza ko umuntu wese abaho ubizi, kandi tekereza kabiri, uwo usaba hari igihe ari we wifuza kukurimbura. Mwari muri kubana Dufite Imana Gilbert.